meze mutese sawa man ni fresh ya education kuza meze kuza neza Diaz nanjye akagenda ni amahoro oya njye nanje kuvuga kwera numvaga ari kuvuga ibintu bya y'ukuntu ngo yago ngo yaje kubataka kuri space we na Godfather na kuri live na Dumba mana abantu bazi yago nta mutima mubagira habe na muto uko niko kuri bro uko niko kuri fresh jewe nabivuga 100%. uko niko kuri yago n'umunsi ajya kuri live ya Godfather ya space baze Godfather twatumaze kugana kuri space bagani tumira yago icyo gihe turabyemera ko rwose yago bamuye amafaranga harimo wa mugore witwa Isimbi yamuye 500 harimo n'abandi bantu bajya amafaranga 500 bamuye amatike y'indege n'ibiki ibyo barabitanga noneho ahubwo ikintu cyabayeho Buriane urumva ni inshuti na Jihadi ari utuntu duto na duke bahuriyeho gutyo nabo ni inshuti zanjye pe ariko baza kugirira ishyari umuntu witwa Yago kuko yakoresheje umuntu witwa Philipita mu gitaramo yanga gushyiramo Buriane kuri ari wagomba kudije kubera ibibazo Buriane yarafitanye na Yago ariko bitaye byaga bitakatse umuriro nyine bikiri gututumba ariko bitarakumurura Yago aravuga ati aho kugira ngo nshyire umuntu hariya dufitanye ibibazo reka nshyire Philipita yaramubwiye nise ko Buriane ari we muri no minsi ugezweho abantu bose baharaye wamushyizeho ukamushyira kuri afishe arambwira ati ya Philipita niwe muntu nizeye wankora ibintu byanjye neza we nakamenye ko n'uwo Philipita nawe yifitiye ibindi bibazo byiwe akoza amarubumu amaze gukora indirimbo zingahe ziri hit ntaga yabikorera ibitaramo n'icyo wese kuririmba mu tubari natwo yatumyemo abahanzi bakoze kwizo ndirimbo abatangiye ageze kuri stage aho kujya mukora ibintu byiza atangiye kumuteranya n'abarundi kuzi ko Yago ari watangiye kutuzana umuziki w'abarundi nko kuntu mu wenda babizi bazi ko ngiye bazana umuziki wa Uganda mu Rwanda Yago ni watangiye kuzana umuziki w'u Burundi mu Rwanda nyuma y'igihe wari warazimye Philipita akoze iki amutanyije n'abari abapeti Philipita teranya Yago n'abari abapeti se none se niba umuntu yaguhaye ikiraka cyo kumucurangira kuri stage yiwe abantu bari mu gitaramo barabizi neza byabaye mu gitaramo barabizi man yarahemutse Philipita ubwo ni wari umugabo azicara asa imbabazi Yago man Yago sinamuruka kubona ikiganza twakoranye njyewe yarambwira ngo nimubwire abantu abona bafite depression mu Rwanda nambwiye ni nawe urayifite wenda yarazi ko nawe muvuge mwumve icyo kiganza muze kucyumva nawe mubwiye nabwiye ni nawe urayifite nabwiye impamvu yifite warababajwe bro kandi natwe twagiye tubabazwa nkanjye YouTube cyane nayivuyeho kubera ibiboro nk'ibi ibi navuze kuri Yago kuri Sabe byambayeho njyewe navuye kuri YouTube kubera Sabe n'umuntu witwa Irene nibwo navuye kuri YouTube ndavuga nti kandi Yago yabamentioninze mu bantu bashatse kumukura kuri YouTube no gushaka kumuhemukira no kujya bamwangisha abantu abo bose Yago yabavuze bose uko abavuze K John niyo mpamvu rero abo bose njyewe bose nabatanze gukora ibintu bya YouTube Sabubwe afite YouTube channel yitwa Rwanda Online yarwanyaga u Rwanda ishyiraho ibiboro bituka u Rwanda ise by'igihugu Rwanda Online baze patikope barabizi twagiye muri RIB njye natanze ikirego Sabe tuyaho tubabanzi ariko ati nashatse kumufungisha afite Isimbi tarahitinga afite iyo yitwa Rwanda Online ishyiraho ibintu bya prono n'ibintu bivuga nabi igihugu bivuga nabi u Rwanda wabijyanye no muri RIB birazwi ibyo bintu birahari yamazemo amasaha menshi ndabizi mubaze biri mu bintu twapfuye bati bro washatse kumfungisha noneho baza Shadibu ninjye muntu wa mbere wakoze ikiganiro na Shadibu mubaze nkora ikiganiro bwa mbere n'umuntu witwa umukobwa witwaga ngo Angel Strawberry hari umukobwa witwa ngo Fofo Dancer bose ninjye wabazanye mu kubazana najya mbazana Sabe ndebe ku bwanjye nza asaba Shadibu yambwiye ati mba Shadibu muko kiganiro rw'amadolari 100 ndamubwira nti oya ndamugwa ku buntu aza gukorere ariko nyuma y'ibyo bihe byose abo bantu bose najyaga mwohereza kandi yabansabye bikarangira nabahamagara bamugani wa Sabe wa Yago batashaka kumvugisha tugera tubabanzi ku buryo nagezeho
nkajya mbura abatumirwa kubera abo nzanye ninjye wazanye ibiganiro bino by'uburaya mubona ku ma YouTube cyane mubona bino by'abakobwa birirwa bavuga ngo nkora ibi ninjye wabizanye abantu bose barabizi ibiganiro byo kwicaza abantu Sabe afite mbese izira concept niwe wazizanye bwa mbere mu Rwanda mubaze ambwira ngo umugore we ngaramfana mubaze abantu wenda bari kuvuga ati se uyu muntu Kejon ninde Kejon uyu nguyu niwe muntu wa mbere wabaye mu social media wa mbere mu Rwanda promoter wa mbere anda mane ngiye kuvuga bose mubona biri mu Rwanda ngiye byambabaje ko hari n'ikiganiro ngoma kujyana n'uzenya na Makena kuri RBA tuvuga ku bino bintu by'amatika ari muri showbiz man byamaze kuba ibintu biri too much abantu ibintu cyane na Sabarimo kuko Sabe yagiye ahemukira abantu benshi man ngiye yarampemukiye ni inshuti yanjye pe mubaze yari inshuti yanjye ariko yarampemukiye man uyakuze gufata umwanzuro wati ngiye nafite YouTube mbere muri baze 2020 ngewe ninjye afite YouTube ifite abasubscribers benshi hano mu kino gihugu ifite 200 abo basabe afite 30-50 abo twari duhatanye ndumva byari Kigali Today yari ifite hafi 80 ngiye ndi muri 200 ariko abo bantu kubera amashyari ngumva twebwe twakoraga ibiganiro byacu nk'ibyo tukagira abantu views benshi n'iki abo bantu yago yabavuze yavuze ukuntu Sabe yagiye akajya atanga amafaranga ku bantu kugira ngo batajya mu kiganiro cye ibyo bintu byambayeho cyane kugera ubwo mvuze nti rero ibi boro kugira ngo bizanyicishe reka mbivemo man uzi kuba wizaniye umuntu Shadibu yari umustar ariko nta muntu yahaye interview ari nge n'ubu ngubu nuko YouTube itakibaho yanjye ariko amafoto y'icyo gihe numva nkiyafite mwabibona kandi wamuzanye Buriane DJ Buriane mumubaze ninjye wamwizaniye mumubaze rabibabwira ubwe yabanze gukora ikiganiro n'umutipe w'icyanyi twabanaga mu gipangu witwa Xdira wari ufite boro witwa Hollywood avuye kuri Hollywood ngenda mukoresha mu kumukoresha Basabe wabona ko uwo muntu yatwika Buriane ajya kwa Basabe nabo batipe bandi ntiyongeye kunyitaba tukajya duhura mu kabari bisanzwe rwose kwa Kintu ari inshuti yanjye mugira inama yo gufungura YouTube nkajya mufasha nkamwereka ukuntu bikorwa Buriane mumubaza akiri umukobwa nyina atarahinduka ameze nyina iyo umuntu amaze gukura arahinduka ariko ndiko kuvuga ibintu byinshi gutyo man njye mbona abatumirwa banjye ndi kuzana ko mbona bari kubajyana se ngiye bakita banyanga ibintu yabo byose John mbaza nabi John ifite ikibazo ari ngewe ibintu byose yago yavuze ni ukuri ndavuga rero bino bintu aho kugira ngo uzagira amashyamba njye man narogiye muri no showbiz uzabaze Yangure Sarabizi waze Patiko Parabizi arumpeti witwa VJ Sarabizi n'indarya abapeti icyo gihe babizi barabizi ko narogiye muri no showbiz kwera ibintu nk'ibi by'amashyari ndajya kwivuza mama w'umpeti group yitwa The Same bigisenyi murabazi mama w'umwe witwa J Love niwe wamvuye man uburozi bw'ino showbiz rero bino bintu yago muri kubigira kubikinya ari urukonda niko babivuga yago man mumuhe yago akeneye ko mumuganiriza kuruta kumusenya yanabwe bamubabarire njye uzi ko nagize igihe mfata nageze igihe nshaka kwiyahura bro nshaka gufata umugozi ngo nimane kavuga ni bino biboro ndabona nta nyungu mfata amabuye ya radio ndayasya ndayanywa ariko kubw'Imana sinagira ikibazo ngira ndakira DJ Bobo yabikubwira ndavuga nti man yago niba we yaturitse njumva gihe icyo gihe ntabwo wabasha guturika ngo wature man yago yaratuye aravuga rero mureke kubi man wenda ashaka gukora ikosa mu bintu yagiye Uganda ariko bari kumuseka ari ibintu ari kuvuga wenda akaba yarengera ko n'umujinya ariko akeneye ko muba hafi bro njye nakubwiza ukuri navuye mu rugo muzehe yabizi n'ubu mujye mukamugaza yababwira ati yavuye mu rugo atadusezeye kubera nyine njye numvaga nasazere bambwira ngo banjane mu bintu byo gusenga hari umama wakora kuri street witwa ngo ni Margaret n'umugabo wiwe baransengeye bora nta kintu bitanga nyabwo hari abantu birwa bagisha ya miti baga ngo bagurisha imiti ngo ivura ngo abarozwe n'ibiki ndabinywa mbona nta kintu bimarira umwana witwa J Love wo muri The Same no wambwiye ati mama ukuntu bimeze nabimubwiye avuga ko yakuvura ngwino
icyo gihe M23 nibwo yari gitangira gutera cyane muri 2012 baramvura na 12 na 13 gutyo ukuntu baramvura nyuma nanone mbona bitangiye kugaruka ndavuga ndeba abantu reka mbagendere ku ruhande ngabanye kujya muri showbiz njya numva n'abantu bavuga ngo byo kutakigaragara cyane wenda we no brain tuyatubonana n'iki n'abandi bamwe tuyatura mu bintu ariko nge navuze reka mbigendere ku ruhande birimo uburozi bino bintu yagomura byibuka ko yagiye Gisenyi ajya kwihisha ari kwivuza abantu ngo nibyo ari kwikora rero nitukomeza ibi bintu yararwaye araremba yararembye hafi gupfa yararembye rero nimukomeza mugakinisha bino bintu abantu barabashiraho niyo mpamvu nanjye nabwo ni leta ikeneye kugaruka muri bino bintu ikavuga igashyiraho itegeko rihana ibintu nyine sinzi ukuntu baryiga Evode njya numva ko ari umunyamategeko akeneye kwicara n'abantu muri showbiz akamenya ibibazo birimo akatwigira itegeko rijyanye n'ibyo bibazo naho rwose man ino showbiz irimo ubugome abantu bashaka kwica bagenzi babo hano ngiye nicaraga mu kabari nkajyamo uwo muntu ntabwo namuvuga nawe ariyizi nkamubona mu maso yanjye kandi ntawe uhari ari umuntu w'umusitari nafashaga man ibi si ibintu ndi kubahimbira Patiko parabizi witwa Vijasa barabizi wo Mpeti Desemu ni umuhanzi urimba muri Desemu bamwita J Love nawe arabizi mama we niwe wamvuraga man rero yako nikomeza kunavuga ibyo bibazo byibona ari kubwiza ukora ati ngiye nabibwiwe na runaka mbere y'iko ibyo bintu bimbaho uwo muntu wabimubwiye umva babipanze ahari urumva yataza kubimubwira yago yari kuba yaducitse yapfuye muri make apana kuducika kugenda yari kuba yapfuye yari none arimo aravuga none ari kuvuga byabaye ikibazo bro none biri kuba ikibazo kumbabaza nije ziri kumbabaza umutipe ari kuba nararuzwe bazanye abakobwa bangahe ngo nabateye inda usura ikinzi ngo narazimaze none ibyo boro muvuga ngiye mu baby yaraje yiba box wanjye bro arabyuka yiba box ndayishaka ndayibura yavuze ngo batumye umwana umusatsi boxa niba ari isengeri ibintu yantwaye boxa ndayishaka ndayibura cyokoze gushakisha nyuma ndamuhamagara ambwira umuntu ambwira ati nutajya kuri runaka ntuzakira no Brena nakubwiye ngo bari abatipe tekereza ko nta nungu ufite umutima wo gusaba imbabazi kubimubwira ngo bano baniga nabagome ngo saba imbabazi ahubwo wamubwira ati kora iki ariko nabagome yago yavuze ati musaba imbabazi abenshi ni inshuti zanjye pe ariko nabagome bakora ibintu bucece bihishe no kandi gatimu ikomeye cyane umva bakoze agatsiko man bagomba ubundi nkari bigomba gufata nka telefone zabo bikareba abandi bantu bacata iki bazabibona muhu man nge leta yacu ndayizi bigomba gufata telefone z'abo bantu ba Buriane ba Jihadi abo ba Eminyawe abo bandi nyine bari batipe yago yameshoninze ntabwo yameshoninga umuntu bazitanye beef none areba abo bantu bacata iki ako kundi kabo gacata iki kandi niba birwa bagaruka mu bibazo rega n'abandi Eminyawe ashaka kudakoresha telefoni ye agakoresha y'umukozi we cyangwa yabura umuntu wiwe ari kugambana barebe bafate izo telefoni z'abantu bo muri icyo gipangu cyose bazifate bamenye bano bantu bacata iki bavuga kuri runaka nyine gejo kuko bashaka kuvuga ngo bashatse basanga telefone ya runaka nta kintu kirimo ariko se urumva warinjije ku buryo ajya kuvuga ibintu by'ubugoryi yakoresha telefoni ye ahubwo akoresha y'umuturanyi cyangwa se inshuti ye hafi aho nayo bazishake bazirebe ariko ngejo naravuga ndavuga ni inzego za leta zikeneye kuzanditseho ngewe yago ibi bintu bibaye kuri yago byose byabaye gatureba ahubwo baramufasha yago ni intwaro umuntu uhangana n'abantu bose baramuminimizinga bro nge baranjugunye ndavuga ni bino bintu man none se Brena ntabwo ndi kubeshya ntabwo ari iki mama wa J Love Mpeti wo muri Desemu w'Igisenyi namaze y'ukwezi ncumbitse mu nzu iwe naravuye iwanjye ari wumvura Kejo reka mubaze ikibazo ngaho reba kuntu izo gahunda ukuntu abantu bakora gutyo ibaze namba na yagowe ni umuntu wenda ufatika ukomeye ushobora no kuba afite n'ahantu yajya ibaze nk'ibintu biri gukorerwa nka Niyo Bosco
we yabyuka ate utabona utazi ibyo arimo niyo Bosco ntarangiye bamwibagiwe niyo Bosco ahubwo rimwe azabyuka asange ntari no kugenda noneho niyo Bosco mujya mwibuka kandi baramuminimize akiva kwa Irene imbere y'umunsi umwe ibintu byabayeho yanditse iretre ndende narabivuze abatipe bantera amabuye baravuga ngo ntago umuzi njye niyo Bosco ubwanjye namubwiye ibyo bintu mbere yuko bimubaho kuko nabyumvaga mu kabari arambwira ati bro nzakubwira uko bimeze ko nta kintu niyo Bosco yampishe arambwira ati nzakubwira uko bimeze ariko mana abo baniga mu cyana nabo n'abagome ni gute umuntu afata nka niyo Bosco man aho kugira ngo avuga ati uyu mutipe ntabona ninjye wamurwanira ishyaka aho kugira ngo musenye reka muzamure niyo Bosco asubire kuri level ya danje ahubwo uwo karwana no kuvuga ngo niyo Bosco mujugunye hasi ntihagire n'undi umufata bro listen abona n'abashaka kumufata bakavuga ngo wacahe urumva nka Claude uyu manager wabwiza we yaragiye avuga ati ntabwo natuma umutipe azima akora ibishoboka byose ariko urumva na Claude ubwe nibwo akijya muri ibi bya management none nibwo ari kumanaginga umukobwa bamufungira nawe yibeshye Claude nawe yakarangiye bamufungira kabisa urumva nawe n'umwana ukijyamo mwese muramuzi wenda n'umwana utaragize imyaka 30 ariko uri mu kazi ni uri gufasha bwiza noneho najya gufasha niyo Bosco baratangiye avuga ati byamucanze kandi murabizi ko cyati mwazibonye mubona bwiza agiye guhita azima batangiye kuhimba inkuru yo gutangiye kujya bahimbira Claude inkuru ngo Claude uswera bwiza kaga ka Bruce Melody niko kazanye ibyo boro indirimbo Bruce Melody murayizi sinzi ntabwo irasohoka aririmba bati ngo nta sinzi ko kunavuga ngo ntacyo nikanga n'iki ntacyo ninya ngo na Claude aswera bwiza iyo ndirimbo ntirasohoka yayumvishe Knowless arayitwisha iyo ndirimbo irahari urumva nk'icyo gihe waba yazanye icyo gihuha abantu batavuga ati wa manager se nawe asambanya umuhanzi wiwe urumva Claude atangiye acika intege zo gushora muri bwiza man hari umutima mubi muri no showbiz babarumbwire nawe man abantu babonye indirimbo yitwa ngo Ogera batajya kuvuga ngo ya Bruce Melody iriya ndirimbo yari Dani Vumbi man Claude twari kumwe Uganda babizi barabizi yamwishyuye 1,500,000 ayiha Dani Vumbi twavanye mu Nyabugogo tujyana Uganda dusanga bwiza na Claude bari muri studio kwa Paraso bari kwana indirimbo Dani Vumbi Claude amwishyuye 1,500,000 kujya muri iriya ndirimbo yitwa Ogera yo kwamaza muzehe yararangiye Dani Vumbi yaragiye kwisohora yanashwaye n'umugore we Mama Jay baranabishwaniye barabishwaniye cyane ahubwo batanu batajya ngo ni ibintu byoroshye cyane arayamuha Claude ageze inahabazwa no kumva ko indirimbo abantu bose bavuga ngo ni ya Bruce Melody ngo nawe yanditse kandi Bruce yagiyemo nyuma indirimbo yari yararangiye nge mfite na version y'iriya ndirimbo irimo bwiza gusa hari irimo Dani gusa n'irimo bwiza gusa noneho iya Dani iya bwiza izo kongerajyamo Bruce Melody era abantu barangije kunari n'abantu babi ikintu cyananunguye kejo ikintu cyananunguye ni ukuntu abantu banditse iriya ndirimbo batigize babashyiraho aho yatangiriye bashyizeho abantu muri 155 Dani we ntabwo babishaka ko we wamwishyuye Dani wamwishyuye ntabwo bashaka kumufunga ariko none se niwe wayanditse Dani Vumbi yari indirimbo ye yarangije yagiye no gusohora man abantu ntibajya bumva ari nacyo kintu cyatumye Mico ashwana na Kikasi nyine Kikasi yongiye nafata ingi banaginga bwiza niyafashaga Mico na Dani muri ko bajya ko indirimbo yitwa ngo Samoya yari indirimbo ya Mico the best ihari irangiye Mico yaje gushwana n'umugabo witwa Dr Kintu wo muri Kikasi amubwira ati ko ufata indirimbo nk'iyi yarangiye ukayitanga yarigiye kudukorera hit Mico abwira ati bro bampaye miliyoni kana ndi umukene muri no misi reka nzaje bakwe n'indirimbo kandi abizi ko muri bikunde nibwo yahise akora igare yaraye amajoro atarengane muri studio ataryama akora indirimbo yitwa Igare ariko Bruce Melody iyo atangiye kugira ngo ashime nawe agatangira kujya yishyura mugana abapeti ngo wasebye umuntu nka Debeni ngo wasebye umuntu nka man hari ikibazo hari kuzana bafata ku mavuta ukajya kuzana fata ko mwe muramuzi akwana na Bruce Melody abandi bahanzi binjira mu miryango y'abandi bana rero naho ngaho umuntu asaza ajya gusangira n'umuntu ajya avuga ati runaka mu muncungira atandoga usanga umuntu wafata nk'inshuti mutangiye kujya mutinyana kubera
twese ubwo byibuye ahubwo nanjye ndaje nigendere none se ko ubona abantu bintu babigize ariko se kumarana no ariko no Brena uribuka Yago ajya kureba Titi Brown muri Prison Man, uribuka iriya interview ye ukuntu yakoze ku bantu. aha urabyibuka uribuka umuntu witwa Sabe agambaniye umuntu witwa Ndimbati Yago sakoresha ikiganiro Ndimbati muri gereza Ndimbati mufunguza hari umwana witwa Punditi Ndimbati Sabe yamwatse miliyoni 5 aha umwana witwa Punditi kugira ngo adashyira hanze ikiganiro ntuzenya umwana witwa Punditi Brown n'umuntu witwa Exdira ariko ntabwo uwo mwana ntabwo abantu bamuzirikana bavuga ati yakoze ibi ahubwo bari kugenda bashaka kumusebya ngo yarwanye na runaka man iyi showbiz irimo umwanda bro irimo umwanda njyewe buriya navuze kiromba kiri mu muziki abantu batavuga ngo navuze karomba navuze ikiromba kiri mu muziki ikintu kibyimbye kigomba guturika kandi nta wundi muntu ugomba kugituritsa ni twebwe dukora ibishoboka byose kino kiromba kiri mu muziki tugituritse nitugituritsa kiratuza ako gakundi niba hari mushuti wanjye witwa Raki aragenda akajya kwa Karomba nyine kwa Coach Gael ariwe Bruce Melody agenda ajyayo hari witwa Fata Mavuta hari uwandi witwa Rugaju Rigani hari bandi bafata Mavuta hari wundi witwa ngo Irene abo bose bari kwa Coach Gael iyo bagezeyo nitwa $100 ha buri muntu yagiye gutaba bamaze kugwa byeri akamuha $100 uwo muntu icyo akora yatashye nta wundi muntu avuga ajya guhagira kuri The Ben akamubogeraho Abanyarwanda umuhanzi witwa The Ben yaragowe umuhanzi witwa The Ben bano bantu none babonye Yago kuko Yago yavugiraga The Ben bahita bamwataka batangira kuvuga ngo tugomba gusenya izina Yago baramwatatse izi bullshit ziri mu muziki batatse umuryango we bagenda bakoresha interview papa we bro bajya kuri papa we yirwariye ariko warebye ibyo bari kuvuga no kumugore we reba ibintu bari kuvuga kumugore we ngo ntabyara ngo yakoze kwishyanga ngo kubera ngo uriya mugore man gaho nyumvira bano bantu umuntu w'umugabo w'umuhanzi akavuga ngo umuhanzi bugeze ngo ndamukubita akanyafu kunda ngaho ibaye umuntu muzima man nabavuze ngo bino oya ngo muyoboke Alex ngo uzamukubita akanyafu ukunda uzi respect muyoboke agomba guhabwa mwino showbiz umuntu witwa David Bayingana muzi respect agomba guhabwa umuntu barabizi ariko bishyize hejuru mana babire bamwe hano ngaha babaye ibintu by'ibitangaza bagenga imiziki itera imbere bagenga batera imbere mu ma YouTube bagenga imbere abatipe man abatwibuka neza wenda twebwe bibuka ko man nka Dr Claude yababwa buhamya King James yababwa buhamya Knowless yababwa buhamya mu bakera ndarafiki ubwe twebwe twakoraga ibintu nta internet ibaho tugomba gukora ibintu ari ushyira amafaranga yawe nka Dream Boys bababwire nk'indirimbo yitwa Mpamiriza Ukuri bakwanye na Jay Polly babaza ati cyangwa mabagaye Mariva John hari amafaranga atanze kuri ino ndirimbo kugira ngo video ikorwe ese kugira ngo isohoke hari ikintu John yatanzeho mubabaze twebwe twabikoraga tudakeneye amafaranga y'ibyo bintu tuvuga ngo ibintu dukora bikundwe bigere kure kuko icyo gihe umva njye nari nyine umunyeshuri nanabaninga ngava ku ishuri nkajya kubaninga ariko mu duke nabonye nkavuga nti ntubyazemo umusaruro Kejo yo reka tugushimire warabikoze sibyo yego hello my people narindi hangandi muri andakava muratunguye muraho ariko bimeze bite oya Godfather wituyobya gatoya hano turi kuvuga ibintu byakorewe abantu my friend no Brenda none ariko bitebya none nge maze hafi isaha hano cecetse abantu batwikira umuziki abantu bitwa wanyumvishe se wamanje ukanyumva bro uretse bataye yego bro yo Nessa wamitize mike yawe gatoya Nessa thank you Kejon yo warutuviriye inyuma iyo hirya imva n'imvano n'intangiro y'ibyo bintu sibyo yego n'imikorere n'ahantu mwavuye mu baninga sibyo ibyo ngibyo nta muntu urengeje imyaka 28 utabizi uri mu rusaku bro sinzi niba ari we cyangwa niba ari Shema ntago ari njyewe
Okay, ni wowe uri mu rusaku. So my question is, cyangwa niba ntagiye kure, iyo utegereje ibyo bihe n'urwo rugendo mwakoraga mudakemuda, uvuga ko nta nyungu mwashakaga, yari inyota y'umuziki no kuyisapotinga, utekereza ko uyu munsi biterwa n'iki, aho habonetse umugati aya masaha abantu bakaba bacurana bufuni na buhoro? Ese mbere hari uretse gato kamaze nangize ikibazo cyanjye, muri iriya myaka tugikoresha amaflash n'amasede n'amamemory card, hari urukundo n'ubufatanye kuko nta mafaranga yarimo. Uyu munsi hakaba harajemo umugati, akaba ariwo bari gupfa bikageraho bose, ahubwo aho kugira ngo bawusaranganye bakarangira bawushyize mu itaka ntibawurye. Uze kusobanurira umbwira impamvu icyo gihe hari ubumwe, uyu munsi bikaba ari intare n'impyisi. Urumva kumubwira icyo gihe rero aribyo ndi kubwira, nari mbazi kubikubwira icyo gihe twe twabikoraga man, wakora nk'indirimbo ukumva biragushimisha ko iri butambuke Daddy Maximo ari bwikine, umuntu witwa MC Mwanda ari bwikine, umuntu witwa bari abapeti bakiye nayikina biraba bihagije. Rero twebwe tukabikora tuvuga tuti ibyo ibintu tukoze twe turabikoze mu rugo, bumve ko ibintu twakoze ntabwo turi ba Sagihobe, kuko icyo gihe abantu bose batanga ngo Sagihobe, ko twe twabyirutse bavuga za Sagihobe. Twebwe tutangiye kurwana iyo ntambara, Sagihobe iravaho gute? Turabona ukuntu byibuza umuntu wo mu rugo nawe yishimira umuziki wawe man. Ubu ngubu rero amafaranga yajemo, aho kugira ngo abantu batangire baha agaciro ibyo bari gukora, umuntu ari gushaka gusenya umuntu kugira ngo abone amafaranga. Njyewe mfata ifoto y'umuntu nyishushanye uko nshaka, mvuge ngo runaka yafunzwe, abitabaye bafata umutwe w'umuntu w'umwicanyi bafate bamuvanaho bashyireho uwawe, bamara kuwuvanaho bagashyiraho uwawe, ashyire kuri Facebook cyangwa kuri YouTube, agiye timeline avuga ngo reba runaka, iyi niyo foto ngo baramufunze, kugira ngo ukandeho we yinjize. Wowe uri kubabara urushire wumva bro man. Aboneka Noble uranyumva? Ihangane Kejo, Noble na uranyumva? Ndakumva. Reka noneho kugira ngo Gatfada, nashaka guha ijambo Nessa, nari muzamuye ari ikintu nashaka kutubwira gato, kuko Kejo naramaze iminsi ari kutubwira. Nessa urahari?